Reka ndagukunda cyane reba tubigike cyane mukunzi batuye ni Pastor Mutesi uyu ni Mama Charlene uyu ni runaka ari uwabizanye hanze ari n'uwabyifashe ikosa mu yarishyira buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo nta muhanda utagira abasazi niba umuntu ashobora gufata bene ayo majwi umupastori koko ntiburi umukozi w'Imana ava mu bidatunganye. By the way ugize neza no kuzana icyo kintu reka noneho nkubwiza n'ubu ngubu ntabwo ndi kwibaza impamvu uwitwa Pastor Mutesi ya postinze aya magambo ahubwo Pastor Mutesi njye yanteye n'ubwo ndi bunishinganisha kubera iki ya postinze avuga gutya kunyicunyice rwose umuhoro wawe uwutyaze n'inyundo ariko ndekera abana uri umugome uri umwicanyi wicara ukavuga abana ubyaye harya ubu nabwo ngo nkwihorere kamara utamviriye kubana n'inkuba iragukubita byo nta mikino vuba Mutesi wamenyereye vuga Mutesi wamenyereye kuvuga ariko nutandekera abana inyundo wicisha amarangamutima yanjye n'umuhoro urimo gutemesha umutima w'abana banjye nawe ntibiri bugusige harya ubu abanyarwanda barimo kugukomera amashyi kuri iyi nshuro ntibikunda rwose ku bana banjye ucire birarura cyangwa uvuge uwawe kuko nawe urahetse ibi byo ntibiri buvemo uri umutindi uri umwicanyi mubi mvira ku bana ntabwo wategereza umushahara mu kwandagaza abana banjye ngo mbyemere n'ikitaraba kiri bube ibi sinabyemera ntihagire n'unyitambika kuko abana banjye ni amaraso utagomba kumena nk'uko umenyereye kumena aya nyina ariko kuri iyi nshuro aho bigeze batangiye no kwitegura gupfa kuko ukora ibi natagera ku cyo yifuje ikigaragara no kunyica zanyica. Pastor Mutesi uranyumva? Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaze. Nshaka kukubaza kuri iri jwi. Ubwo ndangije ariko ndacyagushaka. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe kuko ni wowe wohereje iri jwi ni iryawe. Bishoboka cyose ndagikora ariko Ezekiyeli asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimbahimba ikinyoma nk'icyo Godfather. Jiha! Ndapfuye Godfather. Jiha fatisha. Wari bwabese aya majwi reka nyasohore atariho video cyangwa se nongere nkore n'ibindi niba tukumvishe neza ufite ibindi bintu bitse cyane tutarabona cyane none se Jihadi reka nyine wowe ni video ufite yampaye inka Claude aya majwi ajya hanze bivugwa ko ari aya abakozi b'Imana aya majwi mugira ikintu muyabwiraho abantu tubishyireho umucyo ababyiza usubijemo ayo majwi nkakubwira ngo ariko ndumva bimeze gutya reka okay tugakura amarangamutima hano niba ari ukumenya ikibyimba tukimere dushyiremo umuti gikire cyomoke niba gikomeza kuba igihute kiba igihute ariko tumenye ikibyimba. Okay Claude unsabye gukina aya majwi twumvikane ntabwo nzi nyirayo aya majwi ntabwo afite nyirayo abantu mufata abana mubigize hirya umuntu uri kumwe n'umwana utuje imyaka 18 yigire hirya ndagukunda we ubwo ndangije ariko ndacyagushaka aya ni amajwi ari kuri YouTube ahantu hose mwakize hanze ndi gukinira YouTube yanyu iri jwi gime second nabikora pe ubwo umwana ariko ntabwo nabona fanza yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriyanjije n'abagabo batatu bandi nabibanzengereje urumva mwafatira mukabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje ntabwo nabyemera nigute nashatse niyubakiye urugo ngigeze zindi nyuma zirimo zindekera
Ezekiel shiramo request nkuzamure. Ezekiel okay nakubonye. Okay bwana Claude aya majwi na ayande. Ayo majwi ni Pastor Mutesi twayumvise twese aya mafaranga yashaka gutanga i Bugande yaragomba guhabwa nde niba mwarakurikiranye yashaka kugirira yashaka ninde bashaka gukurikirana sugira nsobanura kuri rijwe. Ezekiel fungura mic yawe. Ezekiel okay Ezekiel yaje. Ezekiel aya majwi uravugaho iki mbere ko dukomeza? Ayo majwi yego ngiye nagiye mpabwa amakuru n'abantu batandukanye yego harimo uwitwa Abrahamu harimo uwitwa Aposo Yongwe abo ni bamwe mu bantu navuga bukuri bagiye bama amakuru y'ibyo ndi gutegurirwa mu Rwanda hakazamo uriya mugabo witwa Pasteur Justin. Irijwi muvuga ko ari rya Mutesi. Uyu Mutesi nta nuwonzi muri kumura ngo mu pasteur. Ryohererejwe ndi. Irijwi rije muruvuga ko ari iryiringira kugambanira Bugande warikuyeho wari hawe nande. Mu byukuri je kuba ndifite narindi mfite nk'ikimenyetso cy'ikizibiti. Wari hawe nande? Ubusuragira ngo nkubwiye ngo nari hawe nande nanjye ryangezeho kandi si ngombwa ko ndibuze kukuvuga ngo nari hawe n'uyu. Kubera ko nabamenye ibanga. Yego. Byuri kumpa amakuru. Yego. Kandi ntabwo nemere kuba namuvuga bitewe nuko hari ibindi bikiri bintegurirwa kandi nshobora kumenya. Ndetse n'ubu ngubu kuba ntunguwe no kumva mubimbazaho ubwanjye nubwo ngisengira ubwoba ndatitira ndibaza ngo biraza kungendekera gute kuko ngiye nkubwiza ukuri. Mu kanya kashize nari maze kwandikiranya kuwa Dogita Murangira Bitsiyeri ndangije ndamubwira nti mutangire mukora iperereza kuri irijwi. Ngiye nari maze kumwandikira pe. Okay. Ariko ntungurwa no kubona namwe mubimbajije. So irijwi ukavuga ko uhamya neza ko ari rya Mutesi ko ari rya Mutesi niba nkumvisha neza. Iryo jwi jewe ndahamya neza ko ari rya Mutesi ryo ngiryo rivuga ibijyanye no kugura fanta no gushaka abantu bagomba kuduha isomo bakamfatira kamera yanjye bakayiforomata hanyuma bakansibisha n'ibiganiro byose nakoreye i Kampala. Okay. Aha reka tugende none urakoze cyane iki ngiki kivuye mu nzira kuko reka ngaruke kuri Claude uranyumva? Ndakumva neza Godfather. Aya majwi ibi bintu byashyizwe hanze n'uyu mudamu tumaze kubyumva uvuze ko wabyumvishe nyiri kubishyira hanze ntabwo ari Claude no mu kiganiro wahamagaye uyu musore Ezekiel niwe nyiri kubizana. Mu murimo w'Imana aya majwi wumvishe wanabonye nakinya amajwi amwe iriya video ariko audio ntabwo nigeze nyikina. So audio ndayikina hanyuma ndabaza nti uyu muntu nk'umuntu umaranye nawe imyaka kuva 2003 uziranye na Mutesi. Aya majwi na ya Mutesi. Godfather iyo ijwi ritangira uko nabyumvise muranyumva neza? Iyo utangira ijwi wumva ijwi ritangira rivuga nka Mutesi. Noneho byagera hagati bikagenda niba ari byagera hagati bigasa n'ibigize gutangira wumva ari nka Mutesi gusoza bigasa no kuri nuze no kuri Max no kwa Max Kasiepizo yahamagaye Mutesi. Mutesi aravuga ngo umuntu ucura amajwi ngo umuntu ucura amajwi yawe mukumva ameze nkayawe. Urumva ko na Mutesi nawe ubwarembera ko amajwi atangira amajwi yenda kumera nkayiwe nawe yabyivugiye kwa Max TV ngo umuntu yimba amajwi nkayawe. Urumva rero byukuri urumva ko nawe yemera ko amajwi ijwi rimeze nk'iryiwe. Ariko iyo ujya kureba nyirizina ntabwo udakurikiranye nyirizina ntabwo ushobora kumenya ngo ni Mutesi cyangwa si Mutesi. Ariko noneho niba dushaka gushyiraho umucyo tugaca akajagari kuri iyi mihanda iyo utangira kumva ijwi wumva ritangira rimeze nk'irya Mutesi wagera hagati ukumva ntabwo ari Mutesi ukibaza no ngo ibi ni ibiki. Ariko kandi mu by'ukuri nibwira yuko Ezekiel icyatumye nawe
uwo muntu amuhaye amajwi cyangwa se amubwira ngo abantu bagusebya bagutuka abagore bitwa abakozi b'Imana. ntizaho umwanya muto. Mutesi Pasiteri Mutesi uranyumva? Alo? Yes, ashimwe cyane. Yes, I am bazi. Ukurikiwe ndabona kuri TikTok mfite abantu 1000 barenga, kuri X mfite abantu 200, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claude, ndi kumwe n'uwo bita Ezekiel, ndi kumwe n'uwo bita Clemence. Amakuru yawe? Ngiye nitwa Godfather. Nabonye wari unyandikiye, I think ko uranzi wanakurikiranye ikiganiro. Ndashaka kukubaza kuri irijwi uvuga ko uzishyura n'ubwo urwaje umwana uzishyura amafaranga i Buganda ariko ibintu biri kugukorerwa bigahagarara. Irijwi ari ikintu waritubwiraho umanze unasuhuza abantu badukurikiye. Usibye no kwishyura amafaranga gusa. Uravuze? Usibye no kwishyura amafaranga gusa Rwanda ngo neza Kigali. Ijya guhindura ibintu nk'ibyo ikabyohereza mu Rwanda, isi yose igahinda umushyitsi, abantu bakababara. Usibye no gutanga amafaranga n'inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi n'iziki muri Uganda ndazijyamo, ariko Ezekiel nareke gushyira virusi mu Banyarwanda, kujya yimba ibintu akohereza mu Rwanda ngo ahereze amacano ngo narangiza ngo bakore ibiganiro. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Pastor Mutesi hano ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe, kuko ni wowe wohereje irirajwe n'iryawe. Bishoboka cyose ndagikora, ariko Ezekiel asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimbahimba ikinyoma nk'icyo. Godfather, aka kanya ishyire mu mwanya wanjye, urebe umuntu aguhimbiye ikinyoma nk'icyo akagukwirakwiza akagukoraho ibiganiro, waba umeze gute? Mukozi w'Imana ntabwo uri kunsubiza. Gabanya uburakari, ndabizi ufite agahinda wenda, ariko gabanya uburakari kugira ngo ibintu bigende neza. No, uretse gato manza unyumve inshuti yanjye, manza unyumve Mute. Hari ijwi, hari amajwi abiri, hari ibyo ntari kukubazaho. Hari amajwi ariya y'ubusambanyi, ntabwo ari ndi kukubaza, iyo naza kuyageraho. Hari irijwi oya, ntabwo ari ndi kukubaza ijwi uvuga ko ugomba ibiganiro bibiri wakozweho na Ezekiel Bugande, ugomba gutanga ayo mafaranga n'ubwo urwaje umwana ariko bigahanagurwa bikavanwaho. Uriya ni wowe? Anzu yanyumvisha numve. Ntabwo ikibazo mfite ntabwo ari ibyo nganira nk'abantu. Uya biraza kumfasha kugira ngo utange ubutumwa bwawe. Ihangane gato, ntabwo mfite ukuntu ntwari ikiganiro, nyihangane ntabwo nza gutinda. Ubutumwa mfite nuko ndi hamaganira kuri Nyangarwanda yitwa Ezekiel, iri gushyira umwuka mubi mu Banyarwanda, ifite n'abafatanyabikorwa bayo. Iyo niyo message ndi gutanga. Unyumva wese yamaganire kure iyo Nyangabira Amanyangarwanda Ezekiel. Nicyo kintu nawe nashaka kubwira, ntugaragare nk'uyifatanyije n'abo bantu, ntugire n'ujya ku ruhande. Singusabye no kundengera, ngusabye guhagarara mu kuri. Niba kuko ukunda Abanyarwanda ukaba uri Umunyarwanda, uwo muntu mumwamaganire kure. Ugeze aho himba ibintu nk'ibyo, uzikeje asigaje kuzakira ku Karubanda agakora ikoranabuhanga ryaje none akanshyiraho n'umugabo. Ese ubu ntabwo mbona ko ibintu ari ibibazo. Manza unyumve gatoya, ndakumva, ariko ihangane gatoya wumve. Nubwo uri kwirukanka hano, hari ijwi woherereje umuntu, abantu bakumvisha bambwiye ko ari wowe. Ntabwo ari kubigenda, ntabwo uza ngo uvuge uhita ugenda, ntabwo ari byo. Mutesi Kovia, niba ari Mutesi uyu mupasiteri, ntabwo ari kubigenda, ntabwo uza gukoresha amarangamutima. Mwabantu mwe uretse gato winyirukansa ndaje nguhija. Ihangane gato, hari irijwi avuze ko n'ibitari bazabikora. Nge nta ruhande ifite. Umva irijwi Clemence, twumvikana ikintu kimwe. Ushobora kuba uri victime ari ugakora ibigize ibyaha, ntabwo ari byo. Umva hano hanyuma cyangwa ejo bundi nabikora pe, umwana urwaje umwana, ariko ntabwo nabura faranga yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriya njije n'abagabo 3 bandi nabi banzengereje. Urumva
mwafatira mukabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje ntabwo nabyemera ni gute nashatse niyubakiye urugo ngigezwa zindi nyuma zirimo zindekera Okay. Iri jwi ndarimwoherereje reka dutwara ibintu gakeya. Bwana Claude ndumva igihari kuko reka twumvikane ikintu kimwe. Ushaka gutekereza ko ufite ikibazo ibintu biratangaje. Clemence, Claude, iri jwi Mutesi ntabwo ari hakanye, iri jwi ntabwo ari hakanye. Avuze ko nibitari ibingibi aza kubikora. Ndashaka kugira ngo ndarimwoherereje kugira ngo ari confirming. Reka ryumve ari confirming wakomeza nari nguciye mu ijambo. Tanga ubutumwa. Mbere ko hanyuma twumve Clemence. Ijambo ni ryawe Bwana Claude. Ahantu warugeze nuko Mutesi Kovi yaraje ariko se Kovi yaje amati. Uyu mudamu yaraje komeza ndakumva. Komeza uyu pastor na ngira ngo wamwumvishe fatiraho. Icyambere ngo difata mbona. Yego. Navuze ngo imizinga yavuyemo imyibano wari umwambari we Kamarade urabizi ko Kamarade yari umwambari wa Pastor Mutesi. Yego. Uramutse ubonye ibintu yanditse kuri Kamarade wabibonye? Kambidarape ngibi abantu muri kuri TikTok barenga 1200 ngibyo ibintu biriho mu busomo mube mwisomera komeza abantu bari kubisoma. Kuba yakita Kamarade umwicanyi akavuga ngo umupanga w'utyaze inyundo urumwicanyi Kamarade ibintu nk'ibyo byose abantu b'imipanga tubazi muri 1994 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi mu yandi magambo Kamarade nawe yamaze kwitwa interahamwe. Icyo ni kimwe. Niba Mutesi yumva ko afite uburenganzira bwaho buhera aho uburenganzira bwe burangirira niho bwundi nawe butangirira. Rero ntakwiye kuvuga umuntu n'umwicanyi umuhoro ishoka imirundo ibintu nk'ibyo byose ayo magambo mu by'ukuri niba tuzi ko Jean Paul yafungiwe ijambo ryitwa igitutsi kuri Mutesi Jolly ese umuntu w'isundi umwicanyi akamubwira umuhoro akamubwira inyundo akamubwira shoka ibyo bintu byo hari ngo kuri space nibwira yuko n'inzego zidukurikiza umutekano hari icyo giheho ababikurikirana bigenda ntabwo twinjira muri services z'umutekano bafite uko bakora iperereza Rwanda investigation nibwira ko ibidukurikiye n'izindi nzego z'umutekano zitandukanye. Ni gute umuntu w'umudamu washatse umugabo mu by'ukuri hari igihe Mutesi yari kuri iyi mihanda abantu bakavuga bati ni umudamu yigisha iby'urukundo kandi nawe akeneye umukunda yari afite bakundanaga yavuye muri uyu mubiri akeneye kongera gushumbushwa ibigano yajyaga akorana na Chita na Sabe bakamubaza bati ukeneye undi mutwara ati ndamukeneye rwose njyewe sinakirarira ibyo tukabyumva dutyo. Amagambo nk'ayo iyo yanditse yashatse mu muryango tuzi ko usobanutse ese iyo bayabonye batekereza bati uyu munsi wa none iyo afashe umunyarwanda akamwita umwicanyi tuzi umwicanyi icyo ari cyo tuzi ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi icyo akurikiranwaho ibyo bifatwa bite. Ikindi cya kabiri kuba yaragambaniye Ezekiel Rukundo akaba ashaka kumwangisha igihugu nk'ubu Ezekiel ashobora gutorongera ugasanga agiye muri Kenya agiye hirya mu mashyamba agiye n'ibiki ugasanga yifatanyije n'ibigarasha bitangira ngombwa bitewe n'iki uwitwa Mutesi arimo aravuga ngo ashyigikiwe mu Rwanda. Uwitwa Mutesi afite abantu Uganda Kampala bakorana kandi namaze kubasobanurira bamwe baribo n'icyo je batwara inshuti zanjye sinagerana na Burahamu n'iyizu umva niyo haba ari mu mwijima w'igicuku niyo n'abasigaje akantu gato kagatonyanga ntabwo Burahamu yandamiza akantu gato mu maturi sinahura nawe. Ibi bintu biragenda bite twifate dute? Mutesi niba atari nyiramajwi yo kuri social media yatambutse nibwira yuko yakaba yaceceka cyangwa se akaza akavuga ati mu by'ukuri ibintu si ibyanjye ariko yavuze ngo hari abantu batatu bambangamiye Ezekiel uzamwambure kamera muderetinga ibintu byose hanyuma icyo mwakora cyose
nzakishyurira ikiguzi. N'uwitwa Paul Paul nguwo avuka hano mu Bugesera uko nabyumvise. Mutesi yagiye yandika komenteri kuri channel ya Kiranuka TV ya Ezekiel, ibitutsi bikabije n'abashumba ba kera badashobora kuba babwira umuntu ngo byumvikane. None nawe ngo dufatira kugira ngo icyashoboka cyose yagikora kuri Ezekiel. Hanyuma icyo gihe ni iki mugishaka ukundi kuri mukeneye n'ukuhe. Ndagushimiye ko ibindi ntekereza ko ahangaha Mutesi gerara Mutesi Pastor ati uriya mugore w'amajwi asambana singewe ntazigera aba ngewe. Ababikoze bari bagamije kunsenya no kumbabariza umuryango, ariko namaze gutanga ikirego mu nzego zibishinzwe, reka turebe. Mwoherereza ijwi. Arongera ati ijwi mpakana ni iry'ubusambanyi, naho ayandi iyo sindayumva yanyoherereze. Ndayamwoherereza ahita anyandikira arambwira ngo sorry nkoze impanuka. Arangije anyohereza video y'imodoka agonze. Ndaje gato ndagusubiza barangonze. Okay, araje mbere yuko agaruka baramugonze, ariko araje mu kanya mbere yuko agaruka. So Claude, urashoje? Ndakubwiza ukuri nakasa mutwe muri uyu mugoroba byakomeye. Alright, ariko nshaka kongeraho mbere yuko cyongera hihangane ndaguha ijambo mu kanya. Wowe aya majwi washize hanze uvuga ko ari uyu mudamu bigaragara ko atari we, bagapima zira ntoki bagasanga ataraciye mwabonye, uzatubwira hari amajwi yakuye. Ikindi avuze kuri ijwi ryo kugushaka bakakumena impanga, barangiza bakakwambura kamera bagasiba ibiriho, ntabwo ari hakana ayahakana nayo ubusambanyi. Rero urumva ibintu ikintu gikomeye kurusha ibindi gufata amajwi y'ubusambanyi mukayasakaza. Ibi ngibi birabahana, ibi bigize ibyaha. Ariko icyari kindaje inshinga kwari ukuvanaho umucyo wo kumva ko wahunze igihugu. Ntabwo wahunze igihugu, uhunze igihugu si igihugu. Wowe igihugu ufite ikibazo n'igihugu, igihugu ari wowe n'undi wari we wese. Ahangaha tubishyize umucyo. Clemence, fata ijambo. Gadufwa urakoze, njye ngushimiye kuri iyi ntambwe uteye kugira ngo twese duhurize hamwe. Njye nagutakiye kenshi urabizi. Hanyuma rero abo bantu mwagiye mujya mu nzego njyewe nshinzwe urwego. Reka mbanze nkubwire. Hanyuma abantu bajya muri social media bafite YouTube bajya bamenya ko abo bavuga n'abari abantu bitubuza kugaragaza amarangamutima yacu mu gihe bari kutwicira amarangamutima. Bitubuza uwo Ezekiel mushyira amarangamutima hanze. Hano hari abantu mujye kuri YouTube channel murebe ibiganiro 90% ni Pastor Mutesi. Leta nihaguruke ibi bintu nitabizamo ngo ihe umurongo abo ba YouTube bagenderaho. Waba waragiye ibi bibazo mwaba mwaratanze ikirego muri RIB. Ikirego cyaratanze niba hanyuma niba ikirego uretse gato tugende gato. Ahangaha turajya uri gushaka kugira ngo twumva amarangamutima yawe, ariko udashaka kujyana n'ukuri. Uretse inshuti yanjye, niba ikirego cyaratanzwe nkubaze unsubize tuganire nk'imfura. Niba ikirego cyaratanzwe, kuki Mutesi atanga amafaranga ku bantu tutaza bari bo? Wasanga ari abagizi ba nabi ntago turamenya bari bo muri aya majwi. Umva hano uretse hanyuma cyangwa ejo wundi nabikora pe. Umwana rwaje umwana, ariko ntabwo nabura fansa yo kugura abo bantu bakadufasha ziriyangije n'abagabo batatu. Abo niba umuntu yaratanze ikirego, uretse gato manza unyumve winigana inkari. Niba yaratanze ikirego, kubera iki nyuma yo gutanga ikirego babona ubutabera yongeraho amafaranga mu bantu bo kugirira umuntu nabi? Ibyo nge simbishyigikiye. Niba utabishyigikiye rero ntabwo byemera. Reka nyir'ubwite raje abisobanure. Araza bigusobanura. Reka nge mbanze ngusobanurire icyo nashakaga kugusobanurira. Sindi umuvugizi we, icyo nicyo cyambere. Pastor Claude ni umuntu uvugisha ukuri, turaziranye. Ari we ndamuzi neza gutya vizavi. Ari n'uwo mubyeyi ndamuzi neza gutya vizavi. Uri kubyumva? Ariko abo bombi mfite uko mbazi, mfite n'uko mba managing. Uko bimeze? Icyo kandi bose ndabubaha n'abantu banduta bambyaye. Uri kubyumva? Icyo nshaka rero kukubwira ni kimwe. Njyewe reaction yangira cyavuga ngo
ni gute umuntu ahera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane yita umuntu indaya yita umuntu umusambanyi yinjira mu buzima bwe yinjira mu rugo rwe yinjira mu bo bakundanye ashaka gusenya ibintu bye hanyuma nje nk'umunyarwanda ngo mpagarare ngo ngenzi ibyo mbirebe ni ukuvuga ngo rero niba hano hari inzego ribu niho umurongo aba YouTuber naho ibyo Ezekiel ibyo kwiriza ngo urahunga ngo bashatse kukwica ndagira ngo nkubwire amarira warijije abantu baramubaga barakura gatatu umubyeyi ngo nyaba umubyeyi wabyaye ngo nyababyeyi yavuyemo hanyuma ngewe umugore ngo nze ngushigikire urafata umubyeyi wabyaye umwita indaya ngewe ngo umugore ngushigikire kuki mutaranika abagabo bagenzi banyu mukazana twebwe abagore nitwe nsina ngufi kuki mwebwe mushaka abagore kuki mwumva ko umugore niba agize amahitamo yo gushaka umuntu akunze mugomba kumuhitiramo wehoze kiyerura imana hano mu isi ubwo burakari uretse gato mbere y'uko urakara tugende gake uri kumva ko ibyo ngibyo ntacyo uri kumva ko Ezekiel yakoze ibyo siko bimeze kandi ibyo ngibyo biharwa n'itegeko kandi muvuga ko yatanze ikirego nyuma yo gutanga ikirego kubera iki atanga amafaranga yo kugirira umuntu nabi reka mbanze nkubwire uretse gato ako sego dufa kucyo ushaka gufata ntabwo ndi gufata Saidi umuhe umubwire ibyo avuga nakubwiye ngo nge ntabwo ndi umubwire ntabwo uri bukwepe ahandi ikibazo nyamukuru kiri cyateye no kuzana amashusho y'urukoza soni icyo kibazo weho kujya ugiye mu marangamutima ubwirwa n'iki ko aricyo cyateze kiyeri guhunga hari icyo utari kumva uretse gato ntabwo ntega amatwi hano hari ikintu utari kumva Ezekiel yagiye i Buganda agiye gushaka ubuzima ntabwo yahunze noneho ikirego rero uretse gato Mutesi yatanze ikirego tugende gatoya muri ribu nawe uravuga ko watanze ikirego cyangwa ibintu bitashimishije uretse gato tugende gako reka twemere ko ntega amatwi uretse gato Mutesi yatanze ikirego muri ribu reka twemere ko ibyo Ezekiel ntabwo mushyigikiye Ezekiel yakoze amakosa yibasira umubyeyi akoresha amagambo atariyo siko bimeze arangije umubyeyi abona ibyo yamukoreye atari byo atanga ikirego siko bimeze nyuma yo gutanga ikirego kuki yagiye kwihanira no gushyira amafaranga agirira umuntu nabi tega amatwi ntumvugiremo hanyuma cyangwa ejo bundi nabikora pe mbwana rwaje umwana ariko ntabwo nabona faranga yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriyanjije n'abagabo batatu bandi nabi banzengereje urumva namafatira mukabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje ntabwo nabyemera nigute nashatse niyubakiye urugo ngezwa zindi nyuma zirimo zindeshyera nagaruka nabwo biramutegereje bivuze ngo ari kudirira gutanga amafaranga n'ingano uyu mugabo inkari no kumugirira nabi yaramaze no gutanga ikirego hehe muri ribu ni gute watanze ikirego muri ribu kugira ngo wabwo ubutabera warangiza ukongeraho amafaranga kujya kugirira umuntu nabi iyo ari mu kindi gihugu Clementine fungura mike yawe Godfa nakubwiye ngo ibyiyo dienge simbishyigikiye ntago mbishyigikiye kuko niba twemera ko dufite inzego kandi tukaba tuzi ko zishoboye twaziharira akazi kazo zigakora siko bimeze ariko njyewe wanyumvishe nabi ibyo dienge simbishyigikiye kuko mbumva yarakoreshejwe n'amarangamutima simbizi cyabimuteye araza byivugire ngenda avuga nkanjye nk'umuntu uri kuvuga ibi bintu impamvu nagusabye ijambo nuko Ezekiel yaje akarira kandi nawe yarahishije abandi abizi ndagira ngo mvuge ngo nimuvuga mu bugambanyi hazazamo na nimero ya Cameroon nimero muri Cameroon ayiwe erega bino bintu muretse inzego n'ibicukumbura hazazamo n'ikindi kigarasha cyo muri Amerika muzabyumva cyateye ubwoba Mutesi hazazamo na nimero ya Cameroon y'umugabo wahamagaye Mutesi amubwira ngo wari wabona urabona iki
ibyo bizaza uri kubyumva ibyo byose rero reka tubiharire inzego ngenda mushimira ko yateye intambwe yo kujya mu butabera kuko nibyo twamusabye kuva kera. Uravuga nde Mutesi kandi ajya mu butabera yarangiza kohereza n'amafaranga i Bugande yo kunigana inkari abariyo reka mbanze mubwire noneho reka ngewe nshyira ubumuntu no kwigira marayika ku ruhande nanjye ubwanjye mbonye ibintu Mutesi bamukoreye ubwanjye ukangeza imbere z'Ekiyeli kiza amarangamutima ku ruhande ari mamukoreye biriya wamukona leta ni participe ni da participa tuzajya tubagonga baratuzengereje ugize ngo iki ariko kugira ngo umuntu ahere kuwa mbere uri indaya kuwa kabiri uri indaya kuwa gatatu uri indaya kuwa kane uri umujura njyewe ndi umudiaspora uraza kundiga ituwompa amafaranga nkandi abo bose bavuga ngo bahaye amafaranga ngo Mutesi ngo kuko yahoze ikizamu ku isimbi bazerekanwa yamuhaye. Tugaruke gato aya majwi urayavuga hikima datega abantu mwigize abana kure mwigize abana hirya mwigize abana igenda basabye mwigize abana kure abantu mufite abana mubigize kure ndasubiramo ubwa nyuma abantu mufite abana niba utuje imyaka 18 igira hirya abakozi b'Imana b'iki gihe ndaza gukenera abantu mwigize abana hirya mubigize hirya mufata abana mu basunikire kure kuko haleluya mukozi w'Imana ndagukunda uti ndagukunda cyane serious reba ije ndakumbuye gusa ubiretse gato sheri ntabwo nakwangarega nkumbuye kugikoraho sheri mutinga make yawe no sense reba gusa sheri Mutesi ati ndica umuntu ati sindi ati uretse n'amajwi n'ibirenza amajwi ndamubamba. Ezekiyeli wateye mu gihuru. Ezekiyeli ibi bintu wakoze kuzana ibi bintu. Ezekiyeli turashaka kugira ngo uze kutubwira ahangaha. Ezekiyeli aya majwi we yasohoye hanze nyuma yuko umenye kuri gushyirirwaho amafaranga yo kukurigasura i Bugande. Ezekiyeli kubera iki ukimara kumenya kuri guhigisha uruhindu washyiriweho n'amafaranga wahisemo gushyira ukuri n'ibi bintu byose ukabishyira hanze kubera ko iyi nzira ariyo wahisemo gukoresha? Urakoze cyane. Sinzi niba muri kunyumva. Turakumva. Iyo ntaza guhitamo gukoresha iyi nzira ntago ibintu biba bigiye ku karubanda. Muri kunyumva? Turakumva. Rero iyo umaze kumenya ko umuntu ashaka kukugirira nabi ushakisha ibishoboka byose wamenyesha abantu ngo icyo nzira niki. Mutesi yivugiye yuko ayo majwi ataraye aya y'ubusambanyi. Arashaka kunyicira iki kandi amajwi ataraye ko ataraye kandi nanjye nkaba ntaravuze ko ari Mutesi. Warabivuze? Ndamubaza we nge sinigeze mvuga ngo nimwumva amajwi ya Pastor Mutesi. No. Ego naravuze ngo natanze sinyari yo kugira ngo abafite uruhare muri aya majwi bamenye yuko hari amakuru yabo mfite bahagarika ibikorwa bitari byiza bashaka kunkorera. Ego noneho niba Mutesi amajwi ataraye niki gituma ashandikisha agashyiraho abantu bagomba kungirira nabi akanyita inyangarwanda kuba ari we niwe munyarwanda wenyine? Natanga urugero rw'abanyarwanda nanga. Ikindi cya kabiri
natubwire ngo igitume Ezekiyeli namwishyizemo, kuko ntabwo ari njye wakoze inkuru za Pastor Mutesi yaba ku bwa Rusagara gusa. Nazikoranye n'abitwa ba Justin n'iki ku mbuga nkoranyambaga. Ejo bundi yakoze ikiganiro aza yijijishije kuri YouTube channel nshyashya ajeho, aza yijijisha avuga ko nta muntu bafitanye ikibazo, ko abamuvuga ari nko kwandika basakuriza mu isoko. Ego ibyo byose abirenza amaso. Mu byo nagiye mu bigano nagiye nkora ntabwo yigeze anyandikira cyangwa amamagare ngambwire ati muvandimwe ibi bintu uri kurengera, njye mfitanye ikibazo nawe, nutabihagarika nzakugirira nabi cyangwa se ni iki kibigutera. urakoze cyane, ndakugarukaho mu kanya. Mutesi ambwiye ko akoze impanuka, anyeretse imodoka bayigonze ariko agiye kuza. Jihad nagusuhuje, wiriwe? Uraho? Urakomeye? Ndaho ndi mu rw'amajwi. Birakaze. Jihad! Ndapfuye ngo ndifata. Jihad fatisha. Wari bwabese reka nkubwire ngewe iyo mazi iminsi numva bino bintu ofete n'ibintu numvise aba bantu bari kuvuga. Aba bantu baziranyeho ibintu byinshi, urumva yuko baziranyeho n'ibigarasha. Ego. Kandi ibyo bigarasha nimba bataziranye cyane, ego bo barabizi, kuko ahubwo nibatanga amakuru ashingiye ku bimenyetso. Ariko mujye mureka kwitiranya ibintu. Ntabwo ari buri munyarwanda ureba ibyo bintu, icyo ni kimwe. Ngiye nshobora no kukubwira buriya izi mbuga mwazise imihanda, barambwira abantu ngo nta muhanda utagira abasazi, nta n'isoko ritagira abajura. Ariko umuntu wicara agatega amatwi umusazi ntabwo aba afite ikibazo. So yewe iyo ngiye kuri YouTube nahoze mbyereka madame ejo bundi, nafunguye YouTube nibo kwishakiraho ibiganiro bijyanye n'ibintu by'amatorero, nibyo mperaho iteka. Ku kiganiro uzi kwa kundi YouTube ibintu biba bitondetse, sinjya ndeba ibintu by'urukozasoni. Ariko icyari icya gatatu cyari urukozasoni. Ndavuga nawe kubona nk'umuntu ukuntu batondeka ibintu, ukabona ibintu bizima byegeranye n'ibipfuye, byegeranye n'ibisazi. Icyo gihe buri muntu wese niwe witoranirizamo ibyo areba n'ibyo yumva. Ndabizi abantu benshi bagira amatsiko ariko mabi. Noneho hakabaho n'abandi bantu babyaza umusaruro ayo matsiko mabi abantu bagira ku bintu by'igitsina, ibintu by'ubusambanyi, bifite ukuntu bigira imbaraga mu gukurura amaso y'abantu, cyane cyane ay'abagabo n'urubyiruko. Urwo ruba rufite amatsiko yo kumenya ibi bintu bavuga n'ibiki. Urumva rero niba kugeza no musere gase nanabimenye yewe, bajya bambwira ngo iyo ugize abaviewers benshi ngo YouTube iraguhemba, sinzi niba ari byo. Abantu rero bakavuga ati ngiye kugurisha amase, nanze gukoresha imvugo nyandagazi kugira ngo mbone amafaranga, akagurisha umwanda. Ibyo rero ntacyo umuntu yavugaho. Ariko tugaruke ku muryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda ntacyo biwutwaye. Hari abantu bo mu muryango nyarwanda n'ubundi basanzwe barangiritse. Bibiliya avuga ngo uwanduye akomeze yandure, ukiranuka kiranuke. Abononekaye badashobora gufata ibyemezo ngo birinde aho hantu bazahajya. Nta kintu nakubwira. Tugaruka inyuma. Hari abatekereza bati se ari uwabifashe akabizana hanze, ariko hari n'uwabifashe. Urumva nimba ari amajwi y'abantu umuntu ari gukora igikorwa kibereye mu ibanga, umuntu ari gukora imibonano mpuzabitsina, ari uwabizanye hanze, ari n'uwabyifashe. Ikosa mu gushyira buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo nta muhanda utagira abasazi. Ubundi mbwiza ukuri pizo. Yego. Ninde muntu muzima utekereza bizima wakwifata amafoto cyangwa wakwifata amajwi, akifata amafoto yambaye ubusa akayashyira ku karubanda, akifata amajwi ari byo cyangwa ari byo yahimbye akabishyira kuri YouTube? Hagomba kuba hari akantu k'akaburo kaba kafungutse kereko para.